ekipe ugahagurutsa abakinnyi ukabaganiriza ukababwira uti please n'akandi kanya kose muri bubone ntimukore ikosa murangize match murangiza fair donc mukiringe game mushyiremo icya gatatu. Ndaguha urugero rworoshye. Yego. Iriya match abantu bavuga ngo Brentford ngo urabona ngo yatsinze Arsenal yabonye igitego kimeze nka surprise cyane. Sibyo? Yego. Yaje kubona igitego kimeze nka surprise kitunguye. Arsenal isubira inyuma uko yakabaye. Imaze gusubira inyuma uko yakabaye itegereza iminota ya nyuma ibona barayigomboye. Bayigomboye irabati birakomeye reka dusubireyo tujye kwataka. Iyo ugiye kwataka wagombowe hari ibintu bibiri uba ufite mu mutwe bitandukanye no kugenda ufite bibiri kimwe ndabigusobanurira. Yego. Iyo uzamukanye kimwe donc muri kunganya ugiye gushaka ngo reka nshyiremo hasigaye nk'iminota nk'icumi cyangwa 5 ngo reka nshake igitego. Ikintu cya mbere kipe muri kunganya ibiri cyo mucyo bita excès de confiance. Ifite confiance iri hejuru kubera ko they already know ko Rugimana Sarare mushyireho Rugimana barambwire mushyireho they already know ko wowe turi gukina wowe Arsenal I don't even deserve kwitwa yuko nganya nawe. None uje ngewe nagize confidence ndi muri resultat imyuze kuko ngewe rimwe rirampagije mu gihe wowe uri kurwana no kubona tata ariko ngewe rimwe rirampagije cyane. For me I'm okay. Mentally uri gukina n'ikipe yo iri stable no kuvuga ngo uko biri we are okay. Aho iminota igeze. Urumva ko umuntu umeze neza mental udafite pressure ni nawe execute ibintu bye bindi neza cyane. Kubera ko barabati no twe niyo yadukubita twe turabanyuma ninde uduseka twayiteye igitego ariko sofa turi kunganya irebye nabi twanayirasa ikindi. No kuvuga ngo ugira igitekerezo cyo kujya kubataka uri muri dute zicyaba mu gihe wowe waba udakoze icyo we wagiye gushaka. Ndavuga gushaka igitego cyane gikiringa game gishyiramo igitego nyine donc cya difference. Ordor yubikoze ukiri muri confiance rero wari wabona umuntu wakubise. Yego. Iyo wakubise umuntu niyo mpamvu muri politike umugabo witwa Nicolo Machiavelli yanditse ikintu kandi futibora na politike ngo crush your enemy totally ku buryo atazabona n'imbaraga zimubyutsa kagaruka. No kuvuga ngo iyi Wolves iyo bikiba D0 mu mutwe wawe urarse nawe akavuga ngo ngo amoke ngo ndayikirinze hari 30 minutes to go iri home ubu yihaye chance ariko uramutse uvuze ngo ngiye kwishakamo icya gatatu iyo utarekuye mu mutwe kuko kurekura ni mu mutwe niyo uvuga ngo cyane uragenda ukabona n'icya gatatu ugashyiramo n'icya kane ni ukuvuga ngo as a matter of fact nk'iki gitego ibonye n'ikicyura uyikubita nka 4-1 cyane. Dore ikibazo dufite kuri Arteta. Ubwenge bwa Arteta bubaye mu bintu bibiri. Bubaye mu kintu cyitwa ngo ese nabona igikombe kintereka kuri high table. Coach wacu ari ku gitutu cye nkawe CV. No ngo Arteta turi gukina n'umuntu ufite targets y'ikintu agendereye ku giti cye ubanza ubyumve. Nabyumvisha. Once uri kurwana n'ikintu ku giti cyawe wowe ku giti cyawe ari uri gutwarwa nawe reka mbivuge gutyo ugikoramo amakosa menshi kuko akenshi uravuga ngo ubundi abatoza benshi yo bari kuvuga nk'aba bagwaridiyo ngiye kuguha urugero. Yego. Cyangwa umubyeyi wabyaye abana benshi ndaguha byumva ntabwo Guardiola ajya avuga ngo guys ngo munkorere kino kintu ashyiramo icyo bita them ntabwo avuga cyangwa akavuga do it for yourself umva uko abivuga
arakubwira ngo murashobora kutaba abagabo mugatakaza izi match ko mushaka mukabisuzugura mukanga kubiha uburemere bikwiye kumva yuko bitabareba, ariko nimutabikora mbaraye Imana ko hazaza abandi bakinnyi kandi bazabikora. Nta pressure afite yuko azirukanwa, aravuga ngo do it for aba bafana. No kuvuga ngo message ayikuraho akayorienta ku bafana, akavuga ngo nimwikorere ibi mwebwe nk'abakinnyi. No kuvuga ngo icyo gihe motivation ya Arteta irimo kuza inahuriye no mu kiganiro yagiranye n'abakinnyi last time, yarabwiye ngo nimumbwire uko mumbona. Njyewe niba hari ibyo mubona nahindura, yego ntago ari ikibazo kibi, ikibazo cyiza, ariko ni ikibazo cyempurikamo nawe ubwe ko what you want is what I want. Nanjye ndashaka igikombe kuko nanjye ndagikeneye muri CV yanjye, nkuko nawe Declan ubabaye imyaka 27 utaragitwara ugikeneye, nkuko nawe Saliba mu defenseur wa mbere ku isi nawe ugikeneye. You see, no kuvuga ngo ikiganiro muri Arsenal cyubakiye ko abantu bose bashaka gukora amateka, ko bose bashaka gukora, navuga ngo ikintu bwa mbere mu mateka yabo, bashaka gukora legacy. Kibagoye rero ni iki ngiki, iyo hajemo ka kidobya kuko ibintu byose nibigenda uko abipanze. No kuvuga ngo ikibagora no kubona imbaraga zibegura kuko ntawe ufite ijambo avuga muri icyo gihe cyane. No kuvuga ngo babura ijambo ryo gusubiza mu gihe bageze mu byago kuko ntawe ufite icyo kuvuga, baramanjirwa bose nk'abana. Arteta bati mana yanjye, kariyeri yanjye igiye muri risk, ndacyari muto mu myaka 40 na probably wongi twari ikintu cyo cyashobokaga, byari kuma chance yuko wenda umwaka utanazatoza nari kuri pressure ngashaka Champions League, pourquoi pas Man City nari kuzayisigara na za Barcelona ziraho za Real Madrid. You see, buriya mu mutwe w'umuntu Imana yadushuye kurebamo no mu mutima we, ariko ibintu birwanira muri we ni byinshi, biremereye kurusha ubushobozi bw'ikintu ashobora kuba yabwira abakinnyi. Umwanya rero reka tuha abandi batuganirira, ariko ndababaye cyane. Okay, Rigani urakoze. Mbere yuko wenda manuka reka ngusabe ikintu uzafasha kureba muri no minsi ukuntu Premier League isigaye ikinwa ni minota 45, ariko sigaye mbona ikipe yiharira iminota 15 indikera 15 gutyo bagenda bahana umwanya, babyita time. Icyo kintu ndashaka uzakidusesengurira, ikidusobanurire neza, kuko iyo minota ikipe kwibyemo umugono irangiza niko bigenda. Ikipe itsinzwe ikora reaction ikagera time 4, ahubwo abahanga ntabwo ayiguha. Urakoze. No ngo umuhanga icyo akora urora cyagiye ushyushye ngo ngo ndaje nicyo gyagukubita noneho neza cyane. Urakoze. Kakiva inyuma nkakorera ngo kagiye gushaka igitego cyo kugombora, niho ugakubita muri ntebe ugahita ugashyiramo icya gatatu kagahita gasinzira cyane, nka birari Man City yakoze kuri Liverpool cyane rwose. Reka dushyire abandi batara mutonto. Asante sana. Thank you so much. Reka tugende tuganira n'abajene, noneho ngiye kugenda nshyiraho babiri pe Patemo leftinga muvandi, nshyiraho babiri tuganire. Shyizeho babiri amazina sinyibuka, ariko ubwo abaza ndareba. Turarigushije mwa bantu mwe, muze dukora inama, muze dukora inama, duhe n'uruva gusenya. Muze dukora inama, abantu nashyizeho se ko mbabuze, ubwo ntago muri kuboneka, reka nterekeho undi. Muze dukora inama. Niko ibintu bibaho. Banyamupira muze dukora inama. Abajene se ndi gushyiraho ko mutari kwemera, kadushyiraho umushumba ashaka kuvuga. Ndabona umushumba aje. Senegal ni ukuvuga ngo birangira inshi uzamutse, niwo wabonetse, habonetse wowe. Warebye akabumbu se?
warebye akabumbu nakarebye tugize ikibazo jewe Arsenal ikintu noyivugaho amakipe yose muri Premier League niyo yovamo yarangije kwidekarara nkarayira ntiyo twari igikombe yararahiye kuzoba ya kabiri kugeza ipfuye. Arsenal yawe ya kabiri isigaye yonyine muri ligue yonyine yo ya kabiri abantu bagakomesha tugatuma abagabo bakaja kuyiyama ariko mufata igikombe muri mwenyine ikavuga toya nababwiye tuzoba ba kabiri. Ari umungu turi kumwe ngo muri stade ya Wolves niyo batereye Nyinivi. ubaye igitangaza wa mugabo we niyo batereye Nyinivi ningo niyo baritereye kabisa stade ngo ayikunda ku yego nagazaye ariko Arsenal kuri kose imeze nkarayira kabisa zibi ya kabiri yo tiyo ya gatatu y'abandi ndababaye uzi ikintu kimbabaje se ikintu kimbabaje kurusha ibintu byose ni buri igikombe cyangwa ikintu cyose gutsindwa ntabwo ari igitangaza cyangwa kudatwara igikombe c'est normal abantu barabihusha bibaho ariko gutsindwa utarwanye ni ishyano nikosa umugabo arafightinga umugabo ararwana ukabona ko ikintu uzi nk'iki gikombe kibone nko kwa Man City ari nka penalty bahaye Man City avugwaho rumwe ukabona bagute nka Chelsea wenda ubonye nk'ikarita y'umutuku idasobanutse ikagutsinda kimwe cyangwa ugata yabiri abantu baravuga ngo aba bantu bararwanye ni abagabo ariko ibintu byanze nyine kubera utudetaye duto nyine tekereza ko Arsenal imyaka yose itakazaho ibikombe muri no myaka ibitakaza ku makipe adakwiye kwibuza ayo manota cyane. Pep Guardiola yigeze gufata amakipe muri retour umva iryo jambo ahanganye cyajya agera amanota 100 ahanganye na Klopp yagize 97 n'abatari n'umunani. Pep Guardiola yatsinze amakipe 18 yikurikiranye muri Premier League manake retour ni match 19 usibye match yo ku munsi wa gatanu wa shampiyona muri retour yatakaje yafashe match zikurikiranya 14 14 na album yambonye nuzi ukora indirimbo 10 niwe wenyine uzi ukora indirimbo 10 izo ni indirimbo za Dedo 14 14 games straight game unyuramo wese na za Leicester zikafunga kompana kayibomora kimwe uzyo babisobanuye no kuvuga ngo ikitwa psychological battle urugamba rusaba mu mutwe amakipe yose yari aba buriya mu Bwongereza amakipe yose ubungubu nibwo ari muri gahunda ikipe yose hari zidashaka kumanuka hari zishaka gukina Europa League hari zishaka Champions League hari zishaka Conference League hari zishaka champion igikombe hari zirwanira imyanya myiza kugira ngo zibone amafaranga meza buriya iya 15 n'iya 12 nizabona amafaranga angana haba ikiza champion y'Ubwongereza igira gituma amakipe yose asara ntureba nizamanuka buri imanutse ari 19 bitandukanye no kumanuka ari ya 20 amafaranga imanukana arutaye 20 ntabwo bayikoze ari shampiyona buri muntu wese uyirimo aba afite intego aba afite ikintu ari gukinira nta kintu na kimwe kijya kirangira. Arsenal yo ikibazo igira itangira neza igasozana nketse ishaka ko bacurika shampiyona dore ikintu cy'ubugoryi rero Arsenal yakoze muri iri joro ikipe yitwa ya nyuma ikitwa ya nyuma izina rya ikitwa ya nyuma nawe ukitwa wa mbere ayo mazina abiri ukumva ukuntu ahabanye ari izina cyane ikintu cyonyine cyo gutsinda iyi match no kudaha namba no kudaha chance no kudahurwa abantu benshi bavugaga ko Arsenal ishobora kugiye gushyira n'ikinyurano cy'ibitego
yego ni ukutayiha urwaho rwo kugira icyo bita ijambo kuri baro ngo ukora icyo bita kwempoza superiorite. ni ukuvuga ngo hari nk'ukuntu urabona nka Amerika yaganiriye na Maduro muri Venezuela. Ati Maduro wagize nabi gucudika n'abashinwa ni amakosa wagize nabi. Maduro ati oya bati Maduro donc nawe nsoma Trump yarekuye miliyari 3 z'amadolari z'amanyarwanda z'amadolari miliyari 3 z'amadolari. Fete ni nko gufata nkaho igatsikamira urushishi. Miliyari 3 z'amadolari ni bije u Rwanda rwokoresha nk'imyaka nka 50 East Africa. Bro uzi cyaba agiye gukora nubwo harimo inyungu z'igihe kirekire kujya kuzana wenda iyo peteroli yabo bakayigarura n'ibindi ariko aravuga ngo kugira ngo dusove oneri ya Amerika turatanga icyo dufite cyose, iki kintu ntabwo kigaruka. Ntabwo uyu muntu tugiye kumugira akabarore. Nicyo kwempoza superiority, ni ugutsikamira umuntu ukamushyiraho imbaraga zimurenze. Arsenal ni gute ukina n'ikipe nk'iyi wamara kubona 2 ntibibe 4 ikivi inyuma igitekereza kwataka buriya ntureba bikiba 2 ikivi inyuma igitekereza kwataka. ubu kwe kwinagamo ibitego minimum 2 bindi bivuye inyuma igwa espace yo gukiniramo noneho bavuye inyuma afunguye noneho bavuze bati dukine n'ubundi twatsinzwe tujye imbere bakibitekereza. Niwo mwanya mwiza wo kubatsinda ibitego byinshi. Ariko Arteta yemeye ko atsinze match agize 2-0 ikipe ayiha umwanya wo kugaruka 5 minutes agitsinda igitego yahise imugombora icyambere. Pressure birazamutse. Pressure y'iki ufite iminota 30 kandi ubizi neza ko ikipe yabona ibitego 2. Dufite rero ikibazo cy'umutoza n'ibyo basanzwe nsobanura. Abakinnyi ni bato, tugira icyo bita childish attitude, tugira attitude ya cyana. Muri Arsenal tuyimaranye imyaka ako tukagira n'umutoza ushaka intego z'ibintu agiye kugeraho bwa mbere ku buryo aremererwa no kwakira ko n'ibyanga ubuzima buri bukomeze. En fait iherezo ryacu ryo gusuzugurika ku makipe mato ritangirana no kuba Arteta afite ibyifuzo bye ku giti cye, igihe bitaragerwaho bizagorana ko azatubera umutoza wakora abakinnyi pressure iye yo guprovaza coach nini kurusha abakinnyi. Ari no mpamvu adukritivamo ubwoba bwo kudefanda. Tekereza ufite Hinkapi sibyo urangije uzanyemo umukinnyi Karafiori uri kumva ukuntu twihimye uburyo bwo kwataka tugashyira imbaraga mu kudefanda cyane bimaze ku ikipe yanyu. ari Nzovu fani hano ari umufana wa mani ngo afite analize zibiri ni nk'amafu muzane internet yanze ya sina wifi hano Irige yo dere nguwo yanze. Karibu papa tubwire duhanalize turyame. Nanjye nari navuze ruga ibintu byinshi mwabivuze. Ngiye akantu nshakongeraho Arsenal ikibazo mu nifite muri iyi minsi ifite ikibazo cy'imidefendere kuko imaze igihe yinjizwa cyane bitandukanye n'imyaka ishize. Ni ikipe itarinjizwaga ibitego cyane noneho bitandukanye n'uyu mwaka ntiyinjiza cyane nanone ikinjizwa. Iyi match nta tandukanye na match y'ubushize kwa kane icyumweru gishize match yanganyije na Brentford bayishyura.
urumva imbaraga yari ifite mu myaka nk'ibiri ishize itatu ubu ngubu yarazitakaje zo kudefanda iri kwinjizwa cyane kandi ikagira ikibazo cy'ubusatirizi bwayo nta muntu tipiko nta marani bafite uri hejuru cyane nyine mu buryo bwo gutsinda. Fuadi wasabye nkagushyiraho ego komeza bro ego so nicyo kibazo zifite rero kugeza ubu ngubu ndabona imidefandire yayo niyikozeho nta kindi gusa n'umutoza akagiramo akantu k'agapanike ko gukomeza gushyuha cyane naho bitari ngombwa. Nicyo kibazo zifite rero kuba ari umuntu upanika cyane bigatuma atakaza umukino mu buryo butari ngombwa. Ariko ikibazo cy'imidefandire cyane wakoze request nkaguterekaho Fuadi nagiye natwumva reka nshyiraho na Fuadi ese turebe Fuadi se ari wakoze request kandi ko Fuadi azaho Fuadi zamuka abafana baragusaba Fuadi zamuka Fuadi ibintu bibaye ntabwo bibonerwa ijambo nta gisobanuro bifite ye baba we Fuadi uko wapi mbona sikuoni kaka Fuadi ya pa ntabwo ishaka gutsinda ibitego byinshi ibintu byayo ntabwo bifunguye bimeze nka constipation nibyo kabisa. Arsenal irakira ifite icyo kintu cyo biragagaye cyane nta fluidité ntabwo bitemba donc barakina ibintu ubona nyine biremereye cyane biri hard birimo tactique cyane kandi ku makipe nk'aya matoya no you just let your players bakaba free ibintu bikaflowinga mu buryo buri naturel nk'uko bisanzwe. Gabriel akadiribura uko ashoboye ucenga agacenga yes having that thing of freedom wenda ukanayivangamo na ka tactique ntibibe ari ibintu nyine bidafite umurongo ko ntiwashora abakinnyi nk'inka. Ariko nanone guys ntabwo ndi kubona Fuadi ntamuzi so ntabwo byakunda muri iriya situation aho usanga uri gufata ikipe uburyo iri gukina uburyo ihagaze uburyo imeze igatinya ikipe nka Brentford igasubira inyuma. You are sitting back ku ikipe ya nyuma muri ligue. Ndabona abantu bari kwestinze ntakiri kubabona guys. Burije reka turyame. Umutoza Arteta approche yari mbi, reka tuze gufata umwanya twumva icyo avuze nyuma y'iyi match. Mbabwira ko Arsenal irakurikizaho Tottenham, nyuma ya Tottenham Arsenal irakurikizaho ikipe yitwa Chelsea